Murakoze, nitwa muganga Ntawuhiga Umugabo Etienne, nkaba ndi visi perezida w'abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu muri komite nshya yashyizweho na Nyirabineza Gertrude. Iyo komite yashyizweho ryari ikora ite? Iyo komite yashyizweho muri uyu mwaka nyuma yo guhagarika komite yari isanzwe. Hanyuma rero ubu ngubu uravuga ko bisa nkaho utakirimo, ni iyihe mpamvu nyamukuru cyangwa se cyatumye witandukanya n'iyo komite? Nitandukanije na Nyirabineza Gertrude kubera imikorere ye mibi ishingiye ku ngingo esheshatu ngiye kuvuga mu buryo bukurikirana. Ingingo ya mbere ni ikintu kirangwa n'amanyanga cyangwa se uburiganya. Kugambirira gukora ikintu runaka akakabana amafaranga, ariko aya mafaranga ntakore icyo yavuze, icyo yabwiye abantu ko ari buzi gukora. Urugero, hari amafaranga yatwatse mu kwezi kwa kabiri tukimara guhabwa inshingano zo kuyobora uturere. Nyuma yo kudepoza avuga ko tugiye kuyobora uturere, hari amafaranga yagiye atwaka 50,000 twagiye duteranya, buri muntu agatanga 50,000 kugira ngo akodeshe biro uko twayitekerezaga ntabwo ariko yayikodesheje. Ayo mafaranga n'igihe twatekerezaga ko azakodesha iyo biro, igihe gikwiye kizamugenda nuko kizamara ntabwo ariko byagenze. Icyo cya mbere ubwacyo nabonye ko hajemo ibinyoma kuri ibyo bigendanye n'icyicaro, nubwo cyabonetse ariko ntabwo aricyo twari twarabwiwe cyangwa se twari twaratekereje muri iyo nama twari twakoze mu kwezi kwa kabiri. Icya kabiri ni mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2022. Ikindi, hari ikintu cyo kuduha akazi nk'abantu bari barangije amashuri ariko babavuzi gakondo, yaduhaye akazi ko guhagararira uturere, ariko kuva ayo mezi 6 yose ararangiye nta muntu n'umwe yigeze ahembwa. Muri uko kwezi kwa kabiri n'ubundi yaduhaye amabaruwa atwohereza kuyobora. Jye naturukaga mu karere ka Burera ko ari iwacu, anyohereza kujya gukora mu karere ka Nyabihu. Urumva nagombaga kwirwanaho nk'umuntu ubonye akazi, ariko naragiye mbayo ndakora ukwezi kwa mbere, kwa kabiri, kwa gatatu, amezi 6 arinashira nta n'igiceri cy'icumi giturutse mu rugaga cy'igihembo. Urumva ko n'ikintu ubwacyo cyangaragarije ko harimo ikinyoma n'uburiganya. Ugereranyije mu mezi 6 mwari mumaze gukusanya angahe mwamwohereje ya biro? Aya biro icyo gihe twateganyaga kuvuga ngo ngomba gutanga 1,5 miliyoni. Kandi urumva kubera ko twese twari dushyushye dushimishijwe nuko duhawe akazi, abantu benshi barayatanze. Abatarayatanze ko ntekereza ni bake, kimwe nuko hari n'abayarengeje, kuko hari n'abatanze amafaranga arenze ayo ngayo. Urugero, hari nk'umubyeyi Adrienne watanze amafaranga 1,100 cash ako kanya. Urumva ko none ayo mafaranga ni mwe mwayakuraga ku mufuka wanyu cyangwa mwayakuraga muri ba bantu muyoboye? Ayo twayakoraga ku mufuka wacu kubera ko yararitangira. Za mpamvu batubwiraga iyo ni icya mbere rero cyagaragaza uburiganya. Kuva ni icya mbere kigendanye n'amafaranga y'icyicaro. Cya kabiri, kuduha akazi nta gihembo kandi tukitwa abakozi ba Waringa badafite icyo bamaze. Icya gatatu, hari amafaranga twakusanije muri ya minsi yo kwibuka mu kwezi kwa 4, amatariki ntibuka neza. Dukusanya amafaranga yo kuzajya gusura urwibutso, twarangiza gusura urwibutso tukajya gusura uwacitse ku icumu wo mu murenge wo muri Kimironko. Twaragiye koko amafaranga tumaze kuyakusanya, turagenda tujya gusura urwibutso. Tuvuye gusura urwibutso, tugeze ku kintu cyo kujya kuremera aho abacitse ku icumu, aratubwira ngo amafaranga ngo yayishyuye igihe, yayishyuye ikinyamakuru cyitwa Igihe. Turavuga tuti se none amafaranga yari ayo kuremera umuntu wacitse ku icumu abaye ayo kuremera ko yari ayo kuremera uwacitse ku icumu abaye ayo kwishyurira abanyamakuru gute? Aravuga ati ubwo nta kundi nyine, ati ubwo tuzareba ubundi buryo tubikoramo. Ati iminsi 100 iracyari myinshi, ariko uko mbitekereza ya minsi 100 yarashize, icyo gikorwa kitabayeho. Wa mubyeyi wacitse ku icumu twagombaga kuremera ntabwo twamuremye. Icyo ubwacyo nacyo kikaba ikinyoma naje kugenzura. Hagati aho muri icyo gihe ngeze aho hagati, yaje kugira visi perezida we, nk'uko mfite staff card ndayifite, ndetse n'abandi twayoboranaga bose barabizi ko ndi visi perezida we. Ndavuga ko ari by'agateganyo, ariko ni muri iyo komite yari yashyizeho. Nta kintu na kimwe yakoraga mbwiye,
byose byarantunguraga, yaba inama nta kujya inama ngo habeho gushyira ibintu ku murongo w'ibyigwa umwige kuri inyandiko mvugo y'inama, wenda mu gutanga mujya mu nama habeho kuyisoma no kugira gute. Bishatse kuvuga ngo we hari ikindi kintu cyabaga cyinshi inyuma y'ibyo yatubwiraga. Cyane kuri ibyo bigendanye n'uburiganya nyine ari nayo nyisobanura. Icya kane, hari amafaranga yatwatse ibihumbi 700 yo kwishyura umwavoka wo kuburanira urugaga mu gihe uwari visi perezida we w'Imana Beata yari afunzwe. Ayo mafaranga ibihumbi 700 twarayakusanyije turayatanga kugira ngo ajye kwishyura umwavoka. Uwo mwavoka ntabwo yigeze abaho. mwayakuraga mu ba ayo twayakuraga mu mifuka yacu, mu mifuka yacu nk'abayobozi b'uturere nk'abarwanashyaka nyine bari kurwanira urugaga, ariko kimwe n'uko hari n'abayakuraga wenda mu banyamuryango bari bayoboye, ariko gihe bayoboye mvuga ntabwo ku mufuka wanjye nayatanga. Ayo mafaranga twarayatanze, ariko umwavoka ntabwo yabonetse. Waburanira urugaga wenda atsinde cyangwa atsindwe, azavuga ati ngiye naburanira urugaga naratsinzwe cyangwa se bigeze aha ngaha. Nk'umuntu wari visi perezida w'u Rwanda agombaga kubimenya, ariko ibyo ntabwo byabaye. Hakabaho ikindi kintu cya gatanu, hariho amafaranga yatwatse avuga yuko ari aba-auditeri. Amafaranga icyo gihe twateranije ibihumbi bigeze muri 800 y'aba-auditeri bagombaga kuza kuaudita, gukora audite mu rwego rwo kugira ngo umutungo w'urugaga barebe niba utararigishijwe. Hari aba-auditeri bagombaga guturuka muri Minisante, then we hari aba-auditeri bandi ba kijyambere cyangwa se b'umwuga bagombaga kuza kubanza kumufashamo no kubishyira ku murongo. Ayo mafaranga yaraduhamagaraga tukayohereza tugahita tuyasoma, ukayashyira kuri konti ye. We ntabwo atuma tuyashyira kuri konti ye, ahubwo ahita areba umwe muri twebwe muri ba bantu agahita avuga ngo muyashyire kuri uyu nguyu, muyashyire kuri. Hari umusekreteri witwaga Fulgence wacu witwaga Fulgence, niwe akenshi yavugaga ngo tuyanyuzeho, ariko ayo ngayo y'umuditeri we ntabwo twanyujije kuri Fulgence, ahubwo twayanyujije kuri konti y'umuntu bita umudamu izina rye ntabwo nbyibutse neza, wayoboraga muri iriya ice za Gisagara yepfo gutwi mu bavuzi gakondo. Niwe twahise tugira gute tuyanyuzaho. Noneho rero ikintu cyatumye noneho menya ko harimo ikinyoma cyane, bigatuma musaba ko twahura tukavugana mbona mubone tukaganira, nkamusaba ibisobanuro kuri ibyo byahise ndetse no ku bindi biri imbere no ku cyerekezo cy'urugaga. Ni ikintu yahimbye cyitwa kuzaha perezida wa repubulika inka. Ubwo yatubwiye ko hari inka enye zihwanye na 1,400,000, kuko inka imwe yagombaga kugura 1,200,000. Noneho za nkenye za kijyambere zo muri rabu zikazaza zigatangirwa kuri stade ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Perezida wa repubulika akaza, noneho abavuzi gakondo tugaterana tukamushyikiriza izo nka n'imodoka yazipakiye yazizanye. Avuga ko buri karere kagomba gutanga amafaranga 300,000 yose hamwe agahura na 9,000,000, noneho mu bandi mu zindi nshuti z'urugaga bagatanga indi 1,000,000, noneho zikaba 10,000,000. Ubwo nuvuga ko bije y'uwo munsi mukuru yagombaga kuba ari 10,000,010. Twarabyakiriye koko amafaranga tugerageza kumubiriza abantu no kubabwira kuyatanga. Amafaranga barayatanga, ariko tugezemo hagati abantu bose ugasanga rimwe na rimwe bari kugira urujijo, bakavuga ati ese izo nka zo kwa perezida wa repubulika, ese perezida wa repubulika arabizi, ese ayo makuru uko ntayo dufite, ibintu bimeze bite na bite. Nyuma tugeze hejuru itariki arahindura, aravuga ngo kuri 30 perezida ntabwo azaba hari, ngo ahubwo ni ukuzibishyira ku itariki enye, ngo noneho tukabihuza n'umuganura. Noneho Igeze kwa munani. Enye z'ukwa munani, ubundi byari 30 z'ukwa karindwi, ubwo none bibaye kuri itariki enye z'ukwezi kwa munani. Noneho ndangije ndamuganira ibintu birimo perezida wa repubulika, kubera urukundo tumukunda, we kubihindura igicuruzo mu rwego rwo kugira ngo wishakire indonyo, kuko ibi bishobora kudukoraho. Nibwo nahise mvuga nitandukanije nawe niba udashaka ko duhura. Nyamara kumubwira ko nitandukanije nawe ahita amura ku rubuga. Ntabwo ibyo wabimubwiye ku itariki zingahe? Nabimubwiye hagati y'ukwezi hagati y'itariki enye z'ukwa munani n'itariki 15 z'ukwa karindwi muri uyu mwaka. Kuko inka zagombaga gutangwa ku itariki 30 arabisubika, avuga ko inka zizatangwa ku itariki enye z'ukwezi kwa munani, akabihuza n'iki, akabihuza n'umunsi mukuru w'umuganura. Nuvuga ngo icyo gihe
mbere gato y'uko ya tariki ya kane igera yakoze inyandiko ayishyira ku rubuga twari duhuriyeho, aravuga ngo aba twarifuje kuza perezida wa repubulika inka, ngo ariko noneho kubera ko amafaranga atabaye menshi nk'uko twabiteganyaga kuko babandi baturwanya babirwanyije, atubwira inka ntabwo tukizihaye perezida. Noneho ndangije ngenda mubaza none se niba bimeze bityo aba batanze ayo mafaranga ko ari abatanze 600, bakaba batanze 150, akaba batanze 300 n'abandi bajya batanga andi atandukanye, ayo yose ko tutazi igiteranyo cyayo, ese muzayabasubiza? Niba guha perezida wa repubulika inka bitabaye, ese abo banyamuryango bayatanze muzayabasubiza? Yahise amura ku rubuga. Amaze kumura ku rubuga, ubwo amakuru ngena yakurikiraniye hanze, nza kuza gutegereza ku itariki enye koko nza kuza gusanga za nka bataraziguze. Perezida wa repubulika niyo yari ahari, inka nazo bamuhaye, nta n'intumwa ye yahageze bazimuhe, nta nubwo zikiri mu rwuri byibuze ngo tuvuge ngo ziragijwe aha n'aha bazazimuha. Ubwo rero urumva ko icyo kinyoma cya nyuma cyabaye ikinyoma cya karundura. Ndavuga byanze bikunze nitandukanije nawe ku mugaragaro, guhera uwo munsi sinongera guhura nawe, yaba mu manama yaba komunikasiyo, turabihagarika birarangira. Kugeza ubu rero witandukanyije nawe ku mugaragaro? Kugeza ubu ntabwo nari nakitandukanije nawe ku mugaragaro mu itangazamakuru, nari naritandukanije nawe mu bikorwa, ndetse ngerageza no kubishyira mu nzego, ngerageza no kubwira abayobozi bagenzi be bakoranaga muri komite ya mbere, mbabwira yuko ntakifatanije nawe. Ubu noneho rero bivuze no mu itangazamakuru, abanyarwanda bose babisobanukirwe yuko nitandukanije nawe kubera ibinyoma bye, cyane ko ibinyoma bye nk'inyangamugayo, ndetse umunyamuryango wa RPF n'umuyobozi muri RPF, kuko ndi vice chairman wa RPF iwacu aho ntuye. Ntabwo rero najya gutatira igihango cyo kugambanira umubyeyi wacu, umuyobozi wacu, perezida wa repubulika Paul Kagame. Baratubwiye ngo iwanjye aho utuye, ubundi wa mugabo utuye hehe? Ntuye mu karere ka Burera, mu ntara y'Amajyaruguru, mu karere ka Burera, mu murenge wa Gatebe, mu kagari ka Musende, ari naho ndi vice perezida wa RPF muri ako kagari. Wari uvuze ko witandukanije nawe mu itangazamakuru, kandi igihe cyo kweguzwa cye cyarageze, komite iraterana iramweguza. Ndashaka kumenya kuki we wahisemo kujya ku ruhande rwe kandi komite yateranye ikemeza ko yatari gusigara ari umuyobozi. Iyo komite iterana, iyo nteko rusange iterana ikamweguza, yateranye nyuma yo kudushyiraho kugira ngo tuyobore uturere. Urumva rero umuntu wagushyizeho kugira ngo mukorane, ntabwo wajya kumvira abandi utazi mu gihe ariwe wakabaye wowe wumvira. Kuko twebwe mu matariki, nubwo ntafite dokima zose hano, twebwe amabaruwa baduha kuyobora uturere ari imbere mu matariki ya mbere. None inama imweguza, iyo nama yabaye inyuma iramweguza. Ayo makuru icyakora twarayamenya, tukamenya ngo inteko rusange yateranye yamweguje, ariko twabimubaza akatubwira ko ari urubuga. Kuki mwakomeje gukorana n'uruhande se rutemewe kandi mwamenya amakuru? Ayo makuru twarayamenya, ariko we akatubwira ko ugomba gukemura ibyo bibazo ari Minisante. Cyane ko kugeza uyu munsi ibi bintu ntimuzabikate. Abantu ibibazo biri mu buvuzi gakondo byose biraturuka mu buyobozi bwo muri Minisante. Minisante ifite uruhare mu makimbirane no mu bibazo byo kutavuga rumwe biri mu buvuzi gakondo. Impamvu yaba Gertrude arabandikira, akabandikira ibaruwa zisaba ibintu runaka, nta gisubizo ajya abona. Yaba komite yindi iyobowe n'Imana Beate, nabo barabandikira Minisante, Minisante ntisubize, iricecekera ikabareka. Nyemerera mubaze ikibazo kimwe. Habaye inama ya yeguza wari perezida w'ishyirahamwe w'ihuriro. Mwebwe iyo murebye uko mubavuzi gakondo mukora n'uko bigenda, ari uwegujwe, ari n'uwatuwe na komite nyobozi, muha agaciro ninde muntu mubona uri ukwiriye kuyobora ihuriro? Njyewe nk'umuntu, nk'umuvuzi gakondo kandi nk'umuyobozi, kandi none nk'inararibonye cyangwa se nk'umuntu ujijutse, mu yandi magambo, nemeza ntashidikanya ko umuntu watowe n'inteko rusange, kuko inteko rusange ari ku rwego rw'umuryango, uwo muntu washyizweho n'inteko rusange niwe uba wemewe. Ubwo rero ku bwanjye, kuva Uwimana Beate ari we washyizweho n'inteko rusange,
iyo nteko rusange ikaba yaramushyizeho kandi n'ubundi yari asanzwe ari n'ubundi muri ba bayobozi bari barashyizweho ndetse na minisante ikabiha umugisha. Ntekereza ko uyu munsi Uwimana Beata ari we perezida w'abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu. minisante yakora iki kugira ngo ikemure icyo kibazo n'uruhare rwayo kugira ngo ubuvuzi gakondo bumeze neza bufite umutekano? Yaba Uwimana Beata arandika akandikira agahawa kuri information minisante nta gisubizo abona, bakabatumira mu munsi mukuru ntibazi, bakabatumira mu manama ntibazi. Ibyo ubwabyo rero ni igisobanuro cy'uko ari bo bafite uruhare mu kudakemuka ku kibazo kiri hagati y'ubuyobozi bw'abavuzi gakondo mu Rwanda. Icyo minisante yakora nk'uko politike y'u Rwanda His Excellency Paul Kagame ari umuturage ku isonga, yakabaye ifata ikibazo cy'abavuzi gakondo nk'aho ari ikibazo cyayo, cyane ko minisante ni urwego rutureberera nk'abavuzi gakondo, ruturera. Mu gihe itegeko rigenga abavuzi gakondo ritarasohoka, nubwo twifuza ko naryo ryasohoka ko niko risohoka, rizakira ibintu ku murongo, rishakajagari yaba mu buyobozi yaba mu mikorere y'abavuzi gakondo, ariko mu gihe ritarasohoka minisante yakabaye ifata ikibazo cy'abavuzi gakondo nk'icyayo, noneho yarangiza ikagikemura. Iramutse yanditse ibaruwa isubiza amabaruwa bagiye bandika, urugero nk'inteko rusange yateranye ikeguza Gertrude, baramutse babaha ibaruwa yemeza ko Gertrude yeguye koko, bakemeza uhagarara abavuzi gakondo mushya watowe, ikibazo cyaba gikemutse kuko abari ku ruhande rwa Gertrude bayoboka Uwimana Beata. Iramutse nanone iyemeje ko ibyo Gertrude avuga ko ategujwe ko ari byo, ikabigaragaza mu nyandiko, igatanga ibaruwa, byaba bisobanutse. Iyo baruwa abavuzi gakondo bayishingiraho bakava mu rungabangabo, ibintu bikagenda neza. Nyemerera mubaze nk'umuntu mwari musanzwe mukorana na Beata na Gertrude, iyo ababwiye ko ategujwe ababwira ko abishingira ku ki? Niba komite nyobozi yarateranye ikamweguza, we yababwiye ko atabyemera ababwira ko ashingira ku ki? Ashingira ku ibaruwa yahawe na minisante imwemera nk'umuyobozi w'abavuzi gakondo. Iyo baruwa ari nayo iriho komite yose, yaba komite ngenzuzi, yaba komite nyobozi, yaba nkemurampaka, yaba njyanama. Iyo baruwa ako batowe bose bari kuri iyo baruwa. Iyo baruwa rero niyo yonyine ashingiraho avuga yuko ategujwe, ko agomba gukomeza kuba umuvuzi gakondo mpaka kugeza igihe minisante izamubwira ko atakiri umuvuzi gakondo, ko yemeje ibyo ngenzuzi cyangwa se nkemurampaka cyangwa se abandi bavuga. Iyo baruwa yanditseho ko umuntu ayobora bigenze gute, yavaho bigenze gute? Hari icyo namenye ngiye muri RIB nasanze, kuko yaramamagaye, RIB baramamagaje barimo gukurikirana ikibazo kiri mu bavuzi gakondo. Bamaze kumpamagaza naragiye banyereka stati y'abavuzi gakondo. Iyo stati rero basomeye amategeko agenga abavuzi gakondo muri association, uko abayobozi bajyamo. Abayobozi kuri komite ku rwego rw'igihugu batorwa n'inteko rusange. Iyo nteko rusange nibashyiraho ikanabakuraho, bavuga ko perezida wa komite afite uburenganzira bwo gutumiza inteko rusange, cyangwa se yaba atabonetse visi perezida akayitumiza. Ko imyanzuro itanzwe n'inteko rusange, iyo myanzuro yemerwa n'abagize inteko rusange ndetse n'abavuzi gakondo bose muri rusange. Ubwo rero ngiye maze kumva icyo stati y'abavuzi gakondo ivuga, kuko azira agaciro k'amategeko yaba agenga abantu muri rusange n'agenga imirimo muri rusange, nahise numva ko koko iya nteko rusange ibyo yakoze ari byo, ariko bigomba guhabwa umugisha na minisante nk'urwego rutureberera, nk'umubyeyi utureberera n'abavuzi gakondo. Tugaruke muri iyo baruwa gato, tugarutse kuri iyo baruwa, uvuze ko iyo baruwa minisante yemeje iriho Gertrude ndetse n'iyo komite bakoranaga. None ko yaje kugira igihe ya komite yose akayirukana, ya komite bakoranaga akabeguza akabirukana, minisante nta kintu yigeze ibivugaho? Nta kintu minisante yigeze ibivugaho, cyane ko minisante itanabyemeje. Iyo ibyemera yari gutanga raporo ku mabaruwa yatanze, ikandika ivuga ngo ibyo wanditse wirukana bariya abantu ndabyemeye, ariko minisante yaracecetse. Bishatse kuvuga ngo minisante ntiyabyemeye, kimwe n'uko nabwo ntabwo byari byemeye, kuko umunyamuryango atakaza
ubunyamuryango iyo ubwo abishatse ku bushake bwe cyangwa se yakoze amakosa akomeye cyangwa se inteko rusange iteranye ikamwambura ubunyangamugayo bakamwirukana. Niko iryo tegeko narisumbiwe aho ngaho kandi narisumbiwe muri wagushyira hariya akakubwira ngo ni wowe Ministanze kemura ikibazo cy'abavuzi gakondo mu Rwanda, wumva byagenda gute? Murakoze cyane. Nubwo ari ikibazo gikomeye ariko nagikemura muri ubu buryo. Nabanza guhamagara impande zombi, ba bandi n'ubundi bari bagize ya komite iri kuri yabo, nkabahamagara nkabatega amatwi, nkamenya ikibazo nyirizina cyavutse gituma beguza uriya wari umuyobozi wabo ndetse bagatora undi. Namara kugisesengura no kumva gifite ireme, noneho nkafatanya na ba bantu gushaka igisubizo cyacu. Namara kubona gifite ireme kuko akwiye akeguzwa bikarangira ubuzima bw'urugaga bugakomeza. Nabona bamubeshyera cyangwa bamurenganya, nkabasaba ko habaho ubwiyunge, noneho bagakomeza bagakorera hamwe. Cyane ko u Rwanda rwacu twifuza ubumwe n'ubwumvikane ndetse n'ubwiyunge bw'abantu muri rusange. Tugarutse kuri Zaka, wari wavuze ko amafaranga mwaje kugira inka ntizatangwa, ese kugeza iyi saha irengero ry'ayo mafaranga yasubijwe ba nyirayo aryamye kwandi kugeza iyi saha? Amafaranga kugeza uyu munsi ayo batariye mu munsi mukuru wo guhabwa inkoni kwa Gertrude, kuko umunsi mukuru niko mwita kuko si umuganura, kuko bundi perezida wa repubulika cyangwa se umwami muri rusange niwe ufungura umuganura. Umuganura rero ntabwo uba ku itariki 4, ahubwo umuganura uba ku itariki 5. Niba umwami agomba kuganuza abantu, ntabwo wowe wajya kuganuza abantu mbere y'uko umwami aganuza abantu. Urwego waba uhagarariye urwo ari rwo rwose. Bishatse kuvuga ko rero uriya umunsi wabaye ku itariki 4 ntabwo ari umunsi mukuru w'abavuzi gakondo, si n'umunsi mukuru w'umuganura, ahubwo ni umunsi mukuru wo guhabwa inkoni, ya nkoni nabwo nyiri kwaturirwa. Icyo cyo nagishimangira nanacyemeza. Ubwo rero ibyo byo guhabwa inka cyangwa gutanga inka nta byabayeho. Amafaranga yagombaga rero gutangwa no kugura izo nka yabazwa Gertrude kuko niwe uri mu biganza bye, ari mu biganza bye kuko niwe yakiriye, kimwe n'uwo umusekreteri we wayakiraga witwa Fulgence, ko yanyubaga kuri telefone ye, bagiye muri system muri MTN muri historique babibona ko amafaranga utumye ngira amatsiko. Icyo gihe mutegura uwo munsi w'isi wo guhabwa inkoni kwa Gertrude, ntabwo twawuteguye. Wari vice perezida muri icyo gihe? Ahabwa iriya nkoni ngene naritandukanije nabo ayihabwa. Dusobanurire n'iyo nkoni cyane cyo kuko abadukurikirana. Iriya nkoni nanjye nayibonye ku mbuga nkoranyambaga, arimo ayivugaho avuga ko ari inkoni ikora ibitangaza, ari inkoni igira gute. Ntekereza ko niyo mbonye video igaragaza umunsi mukuru ko wagenze, mbona icyari kigenderewe wari uguhabwa iriya nkoni, kuko ntabwo cyari kigenderewe wari uguhinga perezida wa repubulika ko nazo babaye. Cyari kigenderewe si umuganura, kuko umuganura ntabwo wagombaga kuba ku itariki 4, kuko ntabwo ari we wari ufite ububasha bwo kuganuza abantu mbere yuko perezida wa repubulika aganuza abantu. Icyabaye rero ntabwo ari umuganura, ahubwo icyabaye ni ikindi kintu cyongewe sesengura asanga ari uguhabwa yabo. Yayihawe nande? Ayihawe n'abantu bari baturutse muri Kongo n'abasanzwe bari bari. Ubwo rero njye ntekereza ko ya mafaranga n'ubundi yatanzwe, icyifuzo cyanjye ya mafaranga yatanzwe yo kugurira perezida wa repubulika inka yatswe abaturage, nubwo izo nka zitabonetse wenda kubera yabaye make, ayo mafaranga nasubizwe ba nyirayo. Aramutse asubijwe ba nyirayo njye numva aribwo byaba bigenze neza. Hari akantu wigeze gusubika mu kanya kashize uri kutubwira nyine ku muntu w'umwavoka mwishyuye kugira ngo aburanire umuntu wari umwe mu bayobozi banyu, wari urimo utubwira impamvu yazize ibyaha yari akurikiranweho, kugira ngo wabiturangirize. Ibyo yatubwiraga ko icya mbere yamwibye kashi, akamwiba ibyangombwa byo bakoreshaga mu buyobozi, akatubwira ko akorana n'imitwe y'iterabwoba, akorana na za FDLR. Nanone mu byo bamushinjaga ko yatanze ibyangombwa by'ibihimbano. Yabishinjwaga na Gertrude, amushinja ko yatanze ibyangombwa by'ibihimbano mu bavuzi gakondo. Ikindi akabanda amafaranga akayareganya, ibyo bintu yamushinjaga. Ubwo rero twe twatanze amafaranga y'umwavoka kugira ngo ajye kuburana aburanira inyungu z'urugaga, ariko uwo mwavoka yari baringa kuko ntabwo umwavoka twigeze tumubona, kandi amafaranga yaratanzwe kugeza uyu munsi ntawe uzirengera ibyayo. Ishingiro ry'ibyo bibazo se mwe mwabonaga nk'abantu mwari hafi yabo, ibyo bibazo mwabonaga bifite ishingiro ku buryo mushaka umwavoka? Twebwe kubera ko bari bakorana, iyo abantu bakorana umwe agashinja undi ntabwo wapfa kubihakana.
ahubwo twebwe tuba dutegereje icyo ubutabera buzakora. Nyuma rero twagiye kubona tubona ubutabera urekuye Uwimana Beata bamuha gahunda yo gukurikirana ari hanze y'indekiti n'ubundi arakomeza gukora imirimo ye. Ariko nyuma no mu gusesengura tuza gusanga byarari ibinyoma, we yari yashatse kugira ngo amufungishe noneho amuve mu nzira ubundi akora ibyo yishakira byose mu ngaga nk'uko n'ubundi yari asanzwe abikora. Noneho ubutumwa bugenera abo bantu bagendaga mwaka w'amafaranga cyangwa n'icyo basaba, kuko ndakeka ko nkawe ubonye ko ayo mafaranga mwayakaga ariko bidakwiye. hanyuma bifatanyirize hamwe no kugira ubutumwa ko abantu bagikorana na Gertrude. Icya mbere bikuye ku mutima, njyewe ndasaba abayobozi gakondo imbabazi. Twatse amafaranga tuvuga yuko tugiye kugurira perezida wa repubulika inka, tukaza gutenguha n'umuyobozi w'Imana Ayimini Gertrude Nyirahabineza. Noneho ayo mafaranga twamara kuyamuha za nka ntazigure, ntanatugaragarize impamvu izo nka zitaguzwe, niba yabaye make byibuze kuko ngo abo bayatanze bayasubizwe. Ubwo rero hagati aho umuvuzi gakondo watanze ayo mafaranga nka visi perezida w'abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu ndamusaba imbabazi. Ikindi nasaba inzego z'umutekano cyangwa inzego z'ubuyobozi ni uko zakurikirana Nyirahabineza Gertrude icyo kinyoma yabeshya abavuzi gakondo yitwaje izina rya perezida wa repubulika, anitwaje kandi ko ari umunyamuryango wa FPR Inkotanyi wa kera nk'uko agenda abivuga mu mukada wa FPR Inkotanyi wa kera. Ubwo rero ku bw'ibyo numva leta n'ubuyobozi bwumva iki kiganiro bamukurikirana, bityo icyo kinyoma yanyometse akakiryozwa kimwe n'ibindi byose nahereyeho kare akabiryozwa. Ikindi ubundi butumwa n'abavuzi gakondo nuko batekana bagatuza bakayoboka ubuyobozi bwatowe buyobowe n'Uwimana Beata. Noneho kandi na Minisante ndayisaba, nongeye kuyisaba ko yakemura ikibazo kiri hagati y'ubuyobozi ku rwego rw'abavuzi gakondo ku rwego rw'igihugu, bityo kwa kwishishanya cyangwa kwa kumva yuko ibyo inteko rusange yakoze atari byo, ibyo bikavaho. Ubuyobozi nabwo bugakora bumeze neza, bukagirana imikoranire myiza na Minisante nk'uko n'ubundi twari dusanzwe dufitanye imikoranire myiza na Minisante. Hari ikintu wari uvuze cyo guforoda ibyangombwa, ndumva nacyo wagira icyo kivugaho. Ntabwo kivuze icyo guforoda ibyangombwa. Hari ibyangombwa byinshi by'ibihimbano hano hanze birahari, ariko mu bigaragara ntabwo ikigaragara byanditseho irindi zina, usanga byanditseho Nyirahabineza Gertrude. No mu gihe we yayoboraga ubwo hari ibyo wasangaga ari ibihimbano kandi Uwimana Beata batagikorana. Ubwo rero hano hanze hari abantu batanga ibyangombwa by'ibihimbano, niyo mpamvu nifuza ko ibyangombwa byajya bitangwa mu buryo bwiza kandi noneho bikaba ari ibyangombwa bifite ireme, binafite amakuru agendanye n'igihe, ku buryo n'umuntu yabicisha mu mashini cyangwa yabicisha muri application runaka bagasanga niba cya cyangombwa ari igihimbano cyangwa atari igihimbano, kuko n'amafaranga barayigana. Niba amafaranga bayigana rero kwigana icyangombwa kigura 80 cyangwa 150 nta gitangaza cyaba kirimo. Ubwo aho ngaho nifuza ko ubuyobozi bwadufasha mu kugenzura no mu korohereza abayobozi b'abavuzi gakondo kugenzura bya byangombwa, bityo umuntu agatunga ibyangombwa ariko ari ibyangombwa bisi, akaba umuvuzi gakondo ukora koko wa mwuga kandi koko abifitiye uburenganzira. Ndi urugero rwa kimwe muri ibyo byangombwa uri kutubwiraho. Hari ibyangombwa nagiye mfata nyoboye akarere ka Nyabihu, hari ibyangombwa bigeze kuri 5 nafashe. Muri ukeneye amafoto yabyo nayasabye kuri WhatsApp. Byagaragaza bari barasikanye icyangombwa kimwe kikavamo ibyangombwa nk'icumi, ahubwo bakagenda bahindura imidugudu, ugasanga kimwe cyanditseho Burera, ikindi cyanditseho Gakenke, ikindi cyanditseho Nyarugenge, ikindi cyanditseho Bugesera, gutyo ugasanga ni ibyangombwa byinshi byanditswe ku muntu umwe, kandi noneho wajya kureba ugasanga byose birasikanye. Bigaragara ko byatanzwe nawe. Bigaragara ko byatanzwe na Nyirahabineza n'ubundi Gertrude, ariko ari ibintu by'ibihimbano. Ushatse uvuga ngo nyine niba babisikanye ntabwo biba bifite originality. Kimwe kiba original n'ubundi bakagenda basikanye. Ubwo ntekereza ntabwo ari Nyirahabineza wabikoze, ahubwo ngo ni abandi bantu babikora mu izina rye mu rwego rwo gushaka amaronko.
murakoze. Ndatekereza ko tugana ku musozo niba hari ubutumwa buri ku mutima cyangwa irindi jambo wumva wabwira abavuzi gakondo mu Rwanda n'abanyarwanda muri rusange, uwo mwanya twaguha tugahita dusoza. nakomeza kwifuriza abavuzi gakondo umunsi mwiza nyafurika w'abavuzi gakondo, kandi nakomeza gushimira ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda buhagarariwe na nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame budahwema guha agaciro ubuvuzi gakondo n'abavuzi gakondo muri rusange. Ndifuza rero ko ubuvuzi gakondo bwatera intambwe, natwe abantu bakajya baturuka mu mahanga bakaza kwivuza mu Rwanda, aho kugira ngo tujye tuva mu Rwanda tujye kwivuza mu Buhinde, nitugera dusange tukwivurisha imiti gakondo yabo. Nifuza ko natwe ubukerarugendo, imiti n'ubuvuzi gakondo bwa kinyarwanda bwabana mu isoko y'ubukerarugendo, abantu bakajya bava mu mahanga baje kutwigiraho, bakanajya baza baje kwivuza, tukabavura bagakira, bakagira ubuzima bwiza, ibintu bikagenda neza. Murakoze cyane. mwatangira mutwibwira hanyuma mukatubwira se mukorera hehe ubuvuzi gakondo? Ndi umuvuzi gakondo, nkorera mu karere ka Musanze, muri gare ya Musanze. ubona ubuvuzi gakondo buhagaze bute mu karere ka Musanze? Mu karere ka Musanze ubuvuzi gakondo buhagaze neza cyane, birimo biratera imbere kuko niwo murimo dukora kandi dutunze, nta kibazo muri makeya. bwitabirwa bute n'abaturage cyangwa se ababugana? Abantu bo mu karere ka Musanze bakunze kwitabira ubuvuzi bwa kinyarwanda kandi ni benshi, kuko njya mbona babikunda cyane, nta kibazo. Ni ryari umuntu amenya ko iyo umuntu arwaye abwirwa n'icyo ajya kwivuza mu kinyarwanda cyangwa ajya mu kivugo? Ni ryari umuntu yumva akeneye kujya mu kinyarwanda? Ni ukuvuga ngo iyo umuntu arwaye agomba kubanza kujya kwisuzumisha kwa muganga bakamenya ikibazo afite. Ahanini twebwe twakira abantu bavuye kwa muganga bafite impapuro bivurijeho, noneho twabona ko bafite impapuro bivurijeho ko bavuye kwa muganga, tukamenya neza n'indwara barwaye, twaba tuyishoboye tukabavura, twatayishoboye tukabarangira abandi bantu babafasha, cyangwa se tukabwira bakajya kwa muganga iyo kuko hari n'indwara tutemerewe kuvura. Mbere y'uko yenda ukomeza tuganira, tubwire neza we watangiye mu buvuzi gakondo gihe ki, umazemo igihe kingana iki, abantu babimenye? Natangiye ubuvuzi gakondo mfite nk'imyaka 10, birebera kuri sogokuru yajyaga noma ibiti, agenda nkabimwahirira akantu mu muhanga akantu mu gitinywa, noneho uko nagendaga ndabimwahirira niko nagendaga ndabona ibyo ari kubikoresha akanabinsobanurira, ubwo nahise nanjye mbikunda. Turagira ngo tubimenye neza kugira ngo yenda n'umwana wakumva yumvisha aho wahereye n'aho ugeze avuga ati nanjye ndashaka kuzaba umuvuzi gakondo. Umaze nk'imyaka nk'ingahe ubirimo? Ubuvuzi gakondo bumazemo imyaka 23 niyo bumazemo. Hari ibintu byinshi nagiye mbona birimo kandi byangiriye umumaro, ugafasha n'abanyarwanda. Hari abantu benshi nafashije kandi bahari bakubwira bati yaradufashije, akajya kwa muganga bakamukorera ibizamini bakamubwira bati wenda gendera muzima uzabyara, agategereza byakanga akaza nkamuha umuti, namara kumuha umuti akawukoresha, nyuma y'ukwezi n'ibyumweru 2 umuntu agasama agatwita. Ubu barahari kandi barahinze abana b'Imana. Abantu ukunda guhura nabo cyangwa se ukunda kuvura biganjemo abarwaye izihe ndwara? Abantu nkunze guhura nabo cyangwa se nkunze kuvura ni abantu biganjemo indwara zifata imyanya myibarukiro, baba bafite ama-infection, baba barabuze, nibo nkunze guhura nabo cyane. Ubu ushobora kuduhamiriza ko uvura infection zigakira neza ukoresheje imiti ya kinyarwanda? 100% zirakira, kuko maze gufasha abantu benshi cyane kandi barakize. Ubwegure bw'uriya narabumenye, numva ko yavuye
urugaga rw'abavuzi yavuye kwakira itirida kubera ikibazo nyine cy'amafaranga yari ari kuvuga ngo atazi uko gakoreshwa ndabizi narabyumvishe. bivuze iki rero ku bavuzi gakondo nk'amwe mukimara kubyumva ni iki bivuze kuri bo? tukimara kubyumva ubwo nyine twese twumva ko ari ikibazo, tuza twumva tugize ikibazo, ubwo tukaba dutegereje ngo turebe iyo bizaherera bije ku murongo, kuko natwe ntabwo twishimiye guhora tumeze nk'abantu batazi ibyo turimo, ntabwo biba ari byiza. ntabwo mwigeze mwijujutira se kuba amafaranga mwatanze mwumva ko yabuze yagiye mu mifuka ya bamwe aho kugira ngo babitse ku makonti cyangwa muzagira ibyo muyakoza? ese wa mugani mwaranayatanze mbere yo gusubiza icyo kibazo? Amafaranga twarayatanze, njye narayatanze ku giti cyanjye. watanze nkangahe? Njyewe natanze 10,000. yari ayiki bakubwira ko ari ayiki? Yari ayo gutegura umunsi mukuru. gutegura umunsi mukuru wawugiyemo? wawugiyemo kuri enye? kuri enye wari urimo umunsi mukuru? byari bimeze bite se? byari bimeze bite? tubwira uwo munsi mukuru ubundi nk'umuntu wari urimo, twese ntitwe duhari, ntawe wari uhatubereye, byagenze bite? Njyewe nkurikije uko nabibonye n'uko nari mpari, umunsi mukuru nabonye nta kibazo. gute se nyine mwarariye muranywa murabyina ijambo twarabyinnye, ariko wenda hari abatashe batariye, wenda nk'udufana tutabagezeho. babaye n'amafaranga y'iki? nanjye nta fana namwe nta n'ikigori nariye, ariko umutsima wo narawuriye. noneho uwo munsi mukuru witwaga uw'iki? insanganyamatsiko y'umunsi mukuru yari iyi? ari umunsi mukuru w'abavuzi gakondo n'umuganura. n'umuganura. umuganura mu burya mbere kwari kugira ngo dusangire n'abavuzi gakondo umunsi mukuru w'umuganura. ubwo niko nyine twari twabwiwe n'uko ijambo nyamukuru se ryavuzwe uwo munsi ryavuze kuki, wenda nko mu masegonda nk'angahe? ijambo nyamukuru ryavuzwe nande, yavuze kuki? ako wibukamo kamwe byibura? ako nibuka ni uko batubwiye ko tugomba kwitabira gahunda za leta no kubahiriza amabwiriza y'urugaga, batwifuriza n'umunsi nyafurika w'abavuzi gakondo tuwutaha. byavugwaga nande? byavugwaga nande? na je ibintu twumva by'inkoni byabayemo byagenze bite? abo nabashije kubona, nabonye abari bahagarariye abo mu Burundi, abo muri Tanzania, abagande, noneho n'uwo mudamu perezidante. mu Rwanda se ninde mushyitsi mukuru wari uhari? mu Rwanda ninde muyobozi wari uhari? Umushyitsi mukuru ko ni perezidante. niwe wari uhari. aha, ibintu twumva ko by'inkoni se ngo bamuhaye bimeze bite? ntabwo nabisobanura kuko nabonye bayimuha batubwira ko ari inkoni y'ubushumba cyangwa se y'ubuyobozi, ubwo njye ntabwo nasobanura iby'inkoni kandi nabizi. none se wowe uri ku ruhande rwa Jetruda cyangwa? ubu nje ni ukuvuga ngo nje nanjye byancanze. urimo hagati? urimo hagati? mbese ni ukuvuga ngo biri hatari. icyo nafashe ni ukwivurira abanyarwanda nkituriza, ubundi nta kundi nabigenze. none murasaba iki ku mafaranga twagiye twumva mwatanze kandi ntabwo ibyo yakaba? njyewe amafaranga natanzeho bwa mbere yari ayo gukodesha biro, bari bavuze ko turatanga senkani, natanze 25, hari mu kwa kabiri. ayo yandi rero y'umunsi mukuru, gutegura umunsi mukuru ni 10,000 natanze. tugana ku musozo, amakuru namenye nuko nawe uri mu bantu basaruza amafaranga bashyira Jetruda. njyewe oya, barakubeshya? ndetse kumbwira ngo mwebwe ndavuga ngo njyewe ndi umuyobozi w'abavuzi gakondo mu karere ka Musanze. sibyo? ni wowe rwose. ni ukuvuga rero kuba icyo nkora ni ukubwira abavuzi gakondo inshingano z'urugaga. ntabwo mbasaruzamo ngo mubwire ngo ndavuga ngo ngereza amafaranga turi ngo ntabwo ndagiye gutukoya. nuse mukorana mute na Jetruda? mukorana mute? njye nkora nk'umuyobozi w'abavuzi gakondo mu karere ka Musanze. nyine ngo imisanzu nyine ngo hari ukuntu ngo
mufasha gukusanya imisanzu. Umuntu aje gufata icyangombwa namwereka inzira. Ariko nta kuvuga hano wari amafaranga mu buryo ese ko batubwiye ko nawe bigucanze uraza kujya noneho ubabwira ko nabo bibacange urajya kubabwira gute? Abashyiramo bibacange muri rompuwe nabo biragenda bite? Twe turi abavuzi Musanze barahari, tugiye gukomeza dukore ibi tureba byacu byo kuvura, tuvura abanyarwanda. Nanjye abavuzi banjye ntabwo nagenda ngo bace mu gihe bababwire ngo ibintu birakaze iki n'iki, bagumishe ku murongo kuko buriya nta nubwo ari byiza wambaye. Nihagira umuyobozi, nihagira umuvuzi gakondo iwawe ukenera icyangombwa uzamurangira ajye kugishaka hehe? Nihagira umuvuzi gakondo ukenera icyangombwa, iryo ni ihurizo. Ikindi ko uhagarariye abavuzi gakondo muri Musanze, ubu ngubu ku rwego rw'igihugu twavuga yuko biritwa yuko ukorana na komite ya jeni cyangwa urakorana n'iyi komite yashyizweho n'inteko rusange? Njyewe natowe ku itariki 13 kugira amagarare abavuzi gakondo mu karere ka Musanze. Amatora abera ku murenge wa Muhoza, hari ubuyobozi bwite bwa leta. Nubwo niyo baruwa ya jeni nari nyifite inyemerera kuyobora, ariko njye natowe ari ubuyobozi bwite bwa leta. Ndatorwa, dutora komite, turazuzuza. Ni ukuvuga ngo iwacu twebwe mu karere ka Musanze komite irubakitse. Ni ukuvuga ngo niyo wenda iyo hejuru byashwana bikabungurana, twe twakigumira iwacu tugakora ibyacu mu karere, tukubahiriza gahunda za leta, tukavura. Kuri bya rimwe mu bashinzwe ibyangombwa dushobora no kuvuga tuti iby'ibyangombwa ntiturabisobanukira. Ariko urumva aho ni ku rwego rw'akarere, ariko uzi ko ku rwego rw'akarere hagomba kubaho n'urwego rw'igihugu. Ubwo nkawe nk'umuyobozi wo ku rwego rw'akarere, komite ushobora kugezaho ikibazo amabwiriza cyangwa amabwiriza wakurikiza ni aya komite yashyizweho n'inteko rusange cyangwa ni aya komite? Njyewe uriya jeni nanjye dushwana kubera wenda utuntu nyine bitari mu mabwiriza. Ariko ubwo kuvuga ngo nanjye ntabwo ntacyo namubwira, nawe yatase nuko sibaze uko kuba mutari kubica. Reka rero tugane ku musozo utambutse ubutumwa buri ku mutima n'abavuzi gakondo ukuriye muri Musanze. Abanyamusanze akababwire nti nibakomere kandi bakomere ku mwuga wabo, bavura abanyarwanda kandi babwire ko gahunda ikomeje. Twe nta kibazo i Musanze dufite, gahunda irakomeje n'abavuzi bacu. Niba hari n'icyo wasaba minisante nacyo wakivuga? Icyo nasaba minisiteri y'ubuzima ni uko yakemura ibibazo biri mu bavuzi gakondo bikarangira, noneho twese tukaba mu kintu natwe gifite umurongo kizima kimeze nk'uko ibindi bintu byose byubakitse. Ntabwo ari twe two gusigara inyuma, natwe bareba uburyo bakemura ibibazo byacu. urakoze. Batangira n'ubundi twibwira. Amazina yanjye ni Twimana Beata, nkaba ndi perezidante w'agateganyo w'ihuriro ry'abavuzi gakondo mu Rwanda, Rwanda Network. Hari abantu twabonye baturutse kwa mugenzi wawe wahoze ari perezidante Jetruda, baje iwawe, baje ku ruhande rwa komite nshyashya y'inzibacyuho y'agateganyo nabo. Ese murabakira, ni ibiki mwabasabye kugira ngo bongere bemerwe? Ubundi wahoze ari umuyobozi w'ihuriro Nyiraneza Jetruda twatoranywe muri 2019, ndi umuyobozi wungirije cyangwa se visi perezidante. Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa munani, kubera amakosa yari yarakoreye ihuriro, abanyamuryango bafata icyemezo cyo kumuhagarika kuri uwo mwanya yari afite, inshingano yari afite bazishyira mu maboko. Ubwo akaba ari njye uyoboye ya komite n'ubundi twatoranywe 2019 kuko nta matora yandi yigeze abaho. Nyuma rero yo kweguzwa, mbere ho gatoya atweguza, yari yarashyizeho indi komite yo ku ruhande rwe, ayishyira mu buryo bunyuranyije n'amategeko kuko nta matora yarabaye, ndetse nta n'ububasha ahabwa n'amategeko shingiro tugenderaho y'ihuriro amwemerera kuba yagira umunyamuryango cyangwa se umuyobozi yakweguza. Ibyo byose yagiye abikora mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Muri abo rero bari muri komite
yari yarashyizeho ku giti cye. Bamwe bagenda babona ukuri bakabona ko batakomeza kumujya inyuma kuko akiyita umuyobozi, bikaba byarabaye ngombwa ko baza muri komite n'ubundi yatowe ku buryo bwemewe n'amategeko. Ndumva rero ntabwo twabaheza kuko hari igihe umuntu akurikira ikinyoma, ariko iyo ukuri kugaragaye nawe akemera ukuri arakirwa. Kuba badusanga ni imbaraga, ni ibyishimo kuko abanyamuryango barushaho kugenda basobanukirwa n'amakosa uriya ukita umuyobozi yakoreye abanyamuryango, kuko wenda bamwe bakeka ko ku giti cyacu hari icyo twapfuye, ariko noneho n'abo yishyiriyeho biragenda bigaragara ko bagenda bananiranwa, bagenda bamenya ukuri kw'intwaro akoresha nta zindi ari ibindi ari ibintu by'ibinyoma kugira ngo yigwizeho imitungo y'ihuriro mu nyungu ze bwite. Aba bantu ni iki mubasaba baje babagana? Icyo tubasaba ni ukuza n'umutima wabo wose, ndetse bakaba batubera abavugizi mu banyamuryango aho batuye, mu bo bahura nabo b'abavuzi gakondo, bakababwiza ukuri kuri mu ihuriro, ndetse bagakora ubuvugizi bw'ihuriro ko inteko rusange ari rwo rwego rukuru rushyiraho ubuyobozi ndetse rukanarukuraho, ko Gertrude rero atakiri umuyobozi w'abavuzi gakondo. Abo agenda atumaho ngo abakeneye ibyangombwa nibaze abibahe, akeneye gukora ibi n'ibi batanga imisanzu yo kubikora, rwose tubabarire babwize abanyamuryango ukuri ko Gertrude Nyirabineza nta bubasha gifite ku banyamuryango, ko ndetse n'ibikorwa bye nta na kimwe cyemewe mu ihuriro ry'abavuzi gakondo. Mwatangira n'ubundi mutwibwira. Murakoze, nitwa Tuyisenge Aimable Sandro Abdu, umuvugizi w'ibiro by'abavuzi gakondo. Twabonye hari abantu bashya baturutse ku ruhande rwa Gertrude babaganye ndetse barimo na visi perezida we. Ese nk'umuvugizi murabivugaho iki, mwabyakiriye muti? Ni byiza, twabakiriye, igisigaye no kumenyesha komite nyobozi zose ngenzuzi nkemurampaka no kuzabakira ku mugaragaro mu nteko rusange iteganyijwe mu gihe kiri imbere. Kuba turi kumwe uyu munsi, umuntu akaba yemeye gutega akazi i Kigali tukicarana, kwakira bya mbere n'ibyo turi kuganira. Niyo mpamvu tubishyize mu itangazamakuru, kandi ubushyitsi yabigaragaje ko itandukanyije bari ku mugaragaro kubera iki ibyo yagiye akora. Biriya yagiye akora rero Nyirabineza Gertrude ni nabyo yakoreye komite ya mbere, afungisha Umurengera-Ntwari Jean Bosco, afungisha Peti n'abandi bose, afite ukuntu akoresha iterabwoba. Ariko ntabwo ari abangaba bonyine, hari n'abandi tutavuze. Umunsi wo kubagaragaza bose mu nteko rusange iteganyijwe ni benshi cyane bagiye bavayo, cyane ko bamwe yari ababeshya ko uyu munsi mukuru wa 31 wabaye ejo bundi utazaba. Nta mugari mwaramibonye aha ngaha inyuma ya stade aho yari ahagaze, nta mugari n'ibanga. Hari n'abantu bo ku ruhande rwe benshi bari baje hano batari hasi y'abantu 50, kuko bamaze kumenya ukuri, igihugu cyose cyari gihari. Bumva hari ibyo babonye ubushize, hari bitarabashimishije, bamwe bagataha bibaza ngo habaye iki, abakoteje amafaranga ntibarye, abatatanze izo nka za perezida zo zabazanye, hari abantu benshi abemera amatike ntibayahabwe. Hari ibintu byinshi byabaye byatumye bamwe baza kureba ibyabaye aha ngaha, ari nayo mpamvu mwabonye twatanze ibihembo. Gusa Minisante ivuga iki kuba kuri ibi bibazo mufite mu ihuriro, ibivugaho iki? Ihagazeho Minisante, mwari mwamenye uruhande ihagazeho? Minisante ni urwego rutureberera, nsobanurira n'abantu ko Minisante ntabwo ari itanga ibyangombwa, nta nubwo Minisante ari ishyiraho komite y'ihuriro. Oya, ihuriro ryatangiye 2011, ahubwo Minisante icyo gihe yaragawe na Honoro Binagwaho Agnes Dr. yatwereje umugabo witwa Patrick Mwesiki. Hakozwe raporo rero igaragaza abatowe komite mu buryo. Ariko 2019 habayeho hari abatekinisiye bari bahari, abo batekinisiye bo bakoze raporo basaba minisitiri kwemeza komite. Ariko iyo urebye ntabwo ari byo, ntabwo minisitiri yemeza komite, abanyamuryango bemeje komite, ahubwo abatekinisiye bagomba gukora raporo bakagaragaza abatowe. Aho niho habayemo ikibazo rero, ubona ni umunsi tudakitwashyirwa kandi inteko yamushyizeho ni nayo yamuvanyeho. Icyo bavuga Minisante kuwa gatanu nagiyeyo ngiye kureba audience, twasabwe guhura na minisitiri amaso ku maso, kuko ntabwo twanyuzwe n'abamwe mu batekinisiye yaduhaye ngo badufashe, kuko ntacyo badufashije. Ntabwo wambwira ngo twanditse ibarwa mu kwa gatatu ukaba ugeze mu kwa 9 ibarwa utarayibona, ukongera ukandika izindi ukabatumira. Ubona ko byagaragaye ko dufite conference,
ntabwo yose turi abanyarwanda. Ubuvuzi gakondo buri muri minisante ntabwo ari muri minisiteri y'umuco nk'uko muri East Africa bimeze. Nibaduha kabiri barwa twanditse batariyo cyangwa ariyo. Bira rero mu ndangagaciro no kwirinda gusiragiza abaturage buri munsi mu nzego z'ibanze no mu zindi nzego za leta n'abikorera. Si byiza gusiragiza umuntu ujya muri amezi 8. Ariko ejo nawe na Dr. Joel ubu maza no kumuhamagara tukiganira kuri iyo ngingo ahita avuga ko bamuhamagaye gize amahirwe abude bakoranaga turagumana azana directeur wa pharmacie ambwira ko azareba directeur ubakuriye numva ari colonel bakabigana no kwambira kwa kabiri bakari ikibazo cyacu ngo bagihumuru kubera ko ministre bigaragara ko amakuru atamugeraho ntabwo amwe musabye audience ministre hashize ukwezi ukundi ni 15 nigeze audience bakana ko tutayemerewe ubwo tukiyambaza ubundi rwego niyo rero niho bigeze nangane na staff ya minisante Kizimana Mwana directeur mushimira twakiye neza ushinzwe pharmacie ambwira ko kwa gatatu twazareba icyo kibazo kandi ministre nawe twayimwandikiye ariko urumva ikibazo ipfundo Gertrude avuga yuko ashyigikiwe na minisante ariko umwaje wa ministre ntayigaragara nuva ngo hari bamwe mu batekinisiye bari muri minisante bihishe inyuma mu kwa Gertrude kandi ntekereza ko itegeko nshinga rigaragaza ko uko abantu batoye yabo mu matora iyo amatora tubahirijwe asubirwaho ingingo ya gatatu yo mu matora igaragaza ko uwatowe utari we cyangwa umwanya watora atari we ayo matora asubiraho ntabwo amatora yigeze asubirwaho ilisita ariho Gertrude na komite zose ziriho n'ubu bose bari uretse umuntu wegujwe ari umwe kubera ko ububasha adafite kugira aho afata ibirangantego by'ihuriro akabihindura twamuhagarika umunyamategeko wisiye yaramwandikiye arangije nawe arabizi yarasinye impapuro zirahari akagumya kwaka abaturage amafaranga anababeshya akoresha iyo mipira n'iterabwoba. Ikigezweho uyu munsi rero twatanze ikirego muri RIB kirahari nacyo amaze iminsi ajya kubazwa ubwo dufite undi murongo mushya kuko turashaka gufata umunyamategeko n'uwo twabihaye duhagarariye twatoye bakatubwira impamvu Gertrude ibyo yareze abandi barafungwa barazwa turibaza ko icyo badafungwa abuzwe nk'abandi n'iki kibuno ubwo rero nicyo tugiye gukurikizaho inteko rusange ya tariki 6 z'ukwa karindwi yatanze umwanzuro wo gutanga ikirego cyo gutwara gitanze avuga ko yahamagawe ariko uyu munsi wa none n'ihuriro twamureze twandikiye RIB twandikira urwego akarere ka Kicukiro biro yarayemeye mugende murebe yarayemeye rwose n'ibintu yarabitwaye uburyo twabyejeje RIB n'ukuntu agenda abeshya abaturage akabaka amafaranga mu munyamabanga kuvuga nabo bandi ngo tutaba turi kumwe ariko yaka abaturage amafaranga ariko ntabwo ajya bandikira kuva mu kwa gatatu twandika tukaba tugeze mu kwezi kwa 9 usiragiza umuturage genda ugaruka rwego ejo genda ugaruka ikoranabuhanga mu barwayi mwe nagerayo nafashe umwanya wo kuganira nabo reka ture kino cyumweru avuga ndasaba umuhamagara ukuriye farumasi akababwira ubwakimenye na Dr. Joel kucyashyishije Gertrude yarigujwe n'inteko n'icyagenderaho kandi dufite amategeko shinge kugeza iyi saha nyuma y'ibyo byose ndetse n'ibyo wumva ko minisante yari ijejwe kubikiranura itabikoze muyifite icyizere kingana gute kuba none ikibazo iraza kugikemura itabogamye ubundi rega twe ikibazo twaragikeranyije abantu banabyumve n'itangazamakuru Gertrude yatowe n'inteko rusange tariki 28 z'ukwa gatatu 2019 akora ibinyuranyije na stati agenda abeshya ngo na stati turayifite stati yatangijwe na Rekera Emmanuel harimo n'abagafaranga n'abarutanga rw'amaboko n'abandi kandi stati iravuga ngo umunyamuryango n'abatangije ihuriro n'abazazana naho twese tunganya gahunda hari ni stati yaje yunganira ya mbere yateguye n'agafaranga hariyo natwe twateguye hari yaranasohotse tuzayibereka mu minsi iri imbere kugira ngo tugende twunganira na kuri ya stati ntabwo rero ihuriro ryatangira ridafite stati nuva mu minisante ntabwo isinya ku byangombwa ntabwo itanga icyemezo nabyo twarishyura mu damu yirukanye abantu bamubwiye ibintu afata muzarebe icyangombwa cya mbere ni herogo y'igihugu igihe umunsi igiburyo ayo nta makosa yakoze ujya gutanga certificate ya minisante ugashyiraho urugo yawe ibyo ntabwo ukeneye ni ukwibubasha utari mu nshingano zawe ni uguhagarika abantu batawe ubwo rero minisante ntekereza ko kino cyumweru bari bitubwire niba ataduha igisubizo kandi turongera twandikire minisitiri kuko minisitiri ntabwo yigeze adusubiza inyuma ahubwo yaba yaduhaye niba atadukemuriye ikibazo ariko ikibazo twarakikemura ahubwo ni ukugaragaza kuri ya mudamu ububasha yiha ngiye kubwanjye nakandikira Gertrude ko inteko yamweguje nawe isi yabigaragaje bigaragara atagumya kwitira urwego rwanjye kandi ni minisitiri anyishyize mu mwanya wa minisitiri ntagomba kwitira urwego rwa minisante kuko si umukozi wa minisante ihuriro yatorewemo niryo ryamuhagaritse ngiye nibarwa nakandika namenyesha inzego zose
kongesha ubundi tugunganishije na polisi dushimiye na polisi y'ubuyobozi bw'akarere n'umujyi batugaragariza ko nta kibazo yaje ahangaha kuri stade aje guhagarika mwarabibonye ahamagara na polisi ariko mwabonye ko inzego z'ibanze zari zihari kuva ku mudugudu akagari umurenge inzego z'umutekano mwarabibonye ko irondo ryari rihari iza force ihari daso ihari inzego zose na polisi y'umurenge yari ibizi nta kibazo twari dufite mwarabonye ko twakoze ibikorwa bijyanye na gahunda za leta za mituweli n'izindi n'ejo heza tubikomeje ntabwo rero turi muri ya gahunda iraje turude yaje gukora abonye ko bamweguje agatangira kujya muri gahunda za leta kugira ngo babone ko akora ntabwo ariko tumeze ntabwo dusaba ko abanyamakuru batuvuganira ahubwo mugaragaza ukuri ntabwo turabasabye ngo dukorere ubuvugizi muri minisante aho mukomanga hose mugereye kuko birababaje kuba wandikira premier ministre bakagusubiza ko bayibonye wakandikira sena bakabwira ko bayibonye wakandikira polisi ko bayibonye wakandikira umujyi wa Kigali na Nyarugenge ati turayibonye tuzatuma n'umuntu cyangwa nitubonetse ukibaza minisiteri y'ubuzima ntabwo igira umuvugizi minisiteri y'ubuzima ntigira umuntu ushinzwe reception turi abanyarwanda dufite n'uburenganzira ku ihuriro ryacu mu gihe itegeko ritari ryasohoka bari bakwiriye kutuba bugufi cyangwa bakareba imyanzuro twafashe niba yuzuza amategeko bigakorwa turabashimiye namwe murakoze